Muraho neza nshuti bavandimwe bakundwa. Uyu munsi twifuje kubasangiza amagambo y'ubwenge n'ukwizera yavuzwe n'umugorozi Martin Luther. Twizeye ko amwe mu magambo ye tugiye kubasangiza azabafasha gukomera mu rugendo rwanyu rwo kwizera. Muri kumwe na Byiringiro Claver mwene Kitoko Ndagisha. Nizeye ko Bibiliya yonyine ariyo mwarimu n'umwigisha wanjye. Amahoro si uguhunga intambara, ahubwo ni ukwizera Kristo uri hagati y'ibigeragezo. Kwizera ni umurimo w'Imana muri twe, uduhindura kandi ukatubyarisha ubuzima bushya. Umutimanama wanjye uboshwe n'ijambo ry'Imana, sinshobora kandi sinzihakana, kuko gukora ibinyuranye n'umutimanama si byiza kandi si amahoro. Ubuntu bw'Imana ntibuhabwa abakwiriye, buhabwa abatabukwiriye. Duhinduka abakiranutse kubwo kwizera gusa, atari kubw'imirimo yacu. Nta muntu ushobora kumenya Imana keretse ayimenyeye muri Kristo Yesu. Bibiliya niyo ifite ubutware buruta ubw'abantu bose n'ubw'inama zose z'amatorero. Aho ukwizera kuba, ibikorwa byiza bikurikira nk'imbuto zikurikira igiti kizima. Gusenga si uguhindura umugambi w'Imana, ni uguhindura umugambi w'umuntu. Ijambo ry'Imana ni nk'intare, ntirikeneye kurengerwa, rireke ribe ari ryo ryivuganira. Niba nkiri kubwiriza ubuntu bw'Imana nk'uko buri muri Kristo, sinshobora gutinya abantu. Umuntu ashobora gutakaza ibintu bye byose, ariko ntakwiriye na rimwe gutakaza ukwizera kwe. Kristo ni umutungo ukomeye kuruta ibindi bintu byose isi ishobora gutanga. Niba twiringira imirimo yacu kugira ngo dukizwe, tuba twateshutse ku butumwa bwiza. Kwizera gufata isezerano ry'Imana nk'ukuri nubwo amaso atarabibona. Imana yandika ubutumwa bwayo atari muri Bibiliya gusa, ahubwo no mu mutima w'umwizera. Ijambo ry'Imana ntiriboshwe n'iminyururu y'abantu. Iyo Satani akwibukije ibyaha byawe, mwibutse ko Kristo yishyuye umwenda wabyo ku musaraba. Aho ijambo ry'Imana ribwirizwa mu kuri, niho itorero ry'ukuri riboneka. Ubu Kristo ni ukwiringira Kristo mu buryo bwuzuye, si ukwiringira imbaraga zawe. Umukristo ni umuntu ufite umudendezo muri Kristo, ariko kandi ni umugaragu w'urukundo ku bandi. Nta butunzi bw'isi buruta kugira umutimanama ufite amahoro imbere y'Imana. Satani yanga cyane umuntu usoma kandi akizera ibyanditswe byera. Ijambo ry'Imana ni inyundo imenagura umutima ukomeye. Kwizera ni ukwiringira isezerano ry'Imana n'umutima wose. Ukuri kw'Imana ntiguhindurwa nuko abantu benshi batakwemera. Nta mwijima ushobora kuzimya umucyo w'ukuri kw'Imana. Kubaho nk'umukristo ni ukwihana buri munsi no kwizera buri munsi. Ijambo ry'Imana ryarahagaze, niryo ryatsinze kandi niryo rizakomeza gutsinda. Amahoro nyayo ava mu kwizera Imana, si mu kuba ibintu byose bimeze neza. Nta kintu gikomeye kurusha kumenya Kristo no kwizera. Buri giti kimenyekanira ku mbuto zacyo, niko n'umwizera amenyekanira ku mibereho ye. Ijambo ry'Imana ni intwari ikomeye iruta izindi zose mu rugamba rwo kwizera. Imana ikunda kudukorera ibikomeye binyuze mu bintu isi ibona ko bidafite agaciro. Kwizera ni ukwemera amasezerano y'Imana n'umutima wose nubwo amaso yaba atarabona isozwa ryayo. Niba ushaka guhindura isi, tangira wemere ko ijambo ry'Imana riguhindura. Umuntu ukunda ijambo ry'Imana ntazabura kubona umucyo mu nzira ye. Kwizera ni ugufata icyo Imana yasezeranye nk'ukuri
kabone n'iyo ibigaragara byaba bivuga ibinyuranye. Ubutumwa bwiza bwa Kristo ni ubutunzi bukomeye kurusha zahabu n'ifeza byose byo ku isi.